murakoze nyakubahwa muyobozi wacu w'akarere na nyakubahwa uhagarariye umujyi wa Kigali na nyakubahwa perezida wa njyanama w'umurenge wacu wa Masaka na executive w'umurenge namwe n'uhagarariye ingabo namwe bakozi b'akarere n'aba executive tugari n'abayobozi b'imidugudu namwe baturage mwajanga mu mudugudu wacu turabishimiye karibu mu mudugudu w'abamugari ku rugamba twatujwe na leta y'ubumwe bw'abanyarwanda. Nkuko nyakubahwa perezida wa njyanama duhereye ku mateka y'ubutwari bw'abanyarwanda niko bimeze. Ngewe ubu twebwe mu tureba ahangaha turi mu bashoboye kugera mu mujyi wa Kigali tukiri ku rugamba, iyo misozi ya za Byumba hirya abana benshi bifuzaga ngo wenda bazandasengeze mu mujyi wa Kigali, kuko ndabyibuka 1993 bamwe muri twebwe twakoze ikosi zo kurwanira mu mujyi, yari ikosi y'umwihariko, ariko namubwira ngo nta numwe wababajwe ngatekereza ati se umujyi wa Kigali nshaka kurwaniramo, ntiyatekereza baragesi ziri mu mujyi wa Kigali, na nubwo yatekereje n'ikosi n'imvune z'ikosi turiho, ariko bose bavuga ati wenda nzaraswe ngeze mu mujyi wa Kigali. Nyakubahwa abayobozi bacu rero twebwe Imana yaradufashije tugera mu mujyi wa Kigali, tubareba tuyicayemo munawudutuzamo. Ni ukuri ni iby'agaciro iyo tubona mutwibuka n'imyaka 32 ishize, byerekana dogere z'ibikorwa twakoze kuko ziri hejuru. Banyakubahwa, leta y'ubumwe bw'abanyarwanda irangajwe na nyakubahwa perezida wa repubulika n'abanyabwenge, twayigize abayobozi beza ku rugamba. Iyo tugira abayobozi babi ntabwo twari kugera ku ntego. Ntitwakwibagirwa n'umuryango wacu wa RPF, ubwo twebwe tujya ku rugamba, iyi nsanganyamatsiko y'umwe twebwe kuri tiriningi barayitubwiraga, kuri tiriningi wingi imbunda twayitaga iy'icyama, ibikorwa byose ni iby'icyama, kandi icyama cyabanje kutwigisha politiki y'igihugu cy'u Rwanda tugiye kubohora, ndetse batwigisha n'umukorone. Twarwanya urugamba tuzi rero, kubera abayobozi beza niyo mpamvu twageze ku ntego. Banyakubahwa, twaramugaye ariko ntitwaheranywe n'ubumuga, dufite abayobozi beza muturi imbere, muduhora hafi, turashima. Mwadukuye mu bitaro, turi mu bitaro, igitanda cyari icya sikibe, amashuka yari ya sikibe, wasaga umuntu afite agakapu na silipa gusa. Ariko babyeyi b'igihugu cyacu, abayobozi bacu, ubu dufite amazu turatuye. Nta muntu mu muryango wakoreshaga ubukwe ngo agutumire, yawe yagukura hese, wari umutakwa. Ariko ubu twebwe bamugaye ku rugamba, ntihazagire umuntu utuvugira n'ibitari byo, kuko iyo dushaka twebwe turabyivugira. Ibyo dukeneye ku gihugu cyacu turabyivugira. Dufite uburenganzira bwo kujya kwa gitifu w'akagari, uw'umurenge, yewe no mu rwego rw'akarere kuzamuka. Twebwe bamugaye ku rugamba turabasirikare, dutujwe nk'abasirikare, turacyafite cya kinyabupfura cya gisirikare, tugira aho dutuye abatuyobora, turahura tukaganira ibibazo byacu tukabigereza aho tugomba kubigeza. Nuvuga ngo twebwe nk'abandi banyarwanda twese ubuyobozi bw'igihugu twarabwegerejwe. Banyakubahwa, twebwe nge na bagenzi banjye turashima iterambere igihugu gifite, kuko bitwereka ko icyo twakoreye
cyageze ku ntego, icyo twamugariye cyageze ku ntego. Ibi ni iby'agaciro. Hari imitwe imwe n'imwe yagiye ijya kuruga irwana ikora ibintu bya revolution wenda bikananirana, ariko twe turashima ko iyo twakoze bitaferinze. Banyakubahwa, ntago turi buvuge byinshi cyane. Icyangombwa nuko twese aho turi na bagenzi banjye, uyu munsi ni umunsi w'agaciro, ni umunsi twibuka, ariko na bagenzi bacu bitabye Imana nabo turabibuka. Cyane cyane buriya hari ijambo twebwe ku rugamba hariyo twabonye. Uzi ko nta muntu wapfaga, nta muntu waraswaga ngo aboroge ati mama papa, oya, yaravuga ati umushinzi arandashe, atari ko muzabagabo. Ibyo byavuzwe n'urenze umwe. Ni ukuvuga ngo uraswaga aravuga ati muzabagabo, mukomeze mutwaze, ariko muzabagabo. Kiretse wenda uwabaga yarashwa ahantu habi ntavuge, ariko uwashobora kuraswa akaba yamara isaha cyangwa se agapfa bukeye, iryo jambo ratubwira ati ndarashwe mushenzi arandase, ariko muzaba abagabo. Biradushimishije kuba mu Rwanda rw'abagabo. Murakoze cyane.